La parole de Dieu transforme l'homme. aragenda ajya muri universite yigishagaho noneho babona yambaye Yesu Kristo bya bintu byose byamubataga yabiretse. Yesu ashimwe nshuti bakunzi bacu, reka tubabwire ko ubuyobozi bwa ADPR bwambuye inshingano abayobozi 35 barimo Pasiteri Joseph Nsanzurwemo. Uyu yabaye revera cyangwa se umuyobozi wa ADPR mu Rwanda mbere na nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Hanyuma rero abayobozi bakuweho barazira iki, nabahe, urutonde rwabo rwasohotse n'uruhe? Ibyo byose byakira bite n'itorero cyangwa abanyetorero, byose tugiye kubiva umuzingo, ntimujye kure mumenye iby'aya makuru. Nshuti bakunzi bacu, turabwira naho tuyakuye. Hanyuma rero reka mbabwire ukanda subscribe, like, share na comment nkuko musanzwe muri inshuti zacu. Kuba bikoze mwebwe mu bireke rwose ntubyondo bitavamo, ahubwo wowe utarabikora, wowe ubonye no nkuru ukaba utarabikora, bikore vuba maze ubundi dukomeze tukugezeho amakuru y'ibivugwa hirya no hino bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se iyobokamana. Ndizera ko twagiye rero ku nkuru mu buryo burambuye. Ubuyobozi bw'itorero ADPR mu Rwanda bwatangaje ko hafashwe icyemezo cyo kwambura abantu 35 inshingano za gishumba n'ivugabutumwa hagamijwe kubahiriza amategeko, kurinda isura y'itorero no gukomeza kwimakaza ubunyangamugayo mu bayobozi b'itorero. Ibi rero byabaye nyuma yo guhamywa n'inkiko ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi 1994 kuri bamwe mu bayobozi, aho rero bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Werurwe 2026 risinywe n'umushumba mukuru w'itorero ADPR Ndayizeye, Pastor Ndayizeye Isayi. Hanyuma rero itangazo rigaragaza ko abafatiwe iki cyemezo barimo abakoreraga ubutumwa mu Rwanda no mu mahanga, harimo mu bihugu nk'Ububiligi, ndetse bamwe bakaba banabarizwa mu magororero atandukanye mu Rwanda. ADPR rivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubahiriza amategeko agenga itorero no kurinda isura n'indangagaciro z'iri torero nyine ADPR. Mu bambuwe inshingano harimo Revera Pasteur Joseph Nsanzurwimo wahoze ari umuvugizi wa ADPR, ubu haba mu Bubiligi. Avugwaho rero n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ko yagize uruhare mu bwicanyi bwabereye ku ishuri rya GS Gihundwe, ni mu burengerazuba bw'igihugu mu hahoze ari Cyangugu, ariko rero ni ku ishuri rya Gihundwe. Ahangaha niho hatangiriye itorero rya ADPR mu Rwanda. Akaba ariho rero uyu mupasiteri cyangwa se uyu muyobozi yabaga, bivuga ko ashobora kuba yaragize uruhare muri jenoside yahakorewe. Hanyuma rero turaza kubireba muri rusange, turebe se yakatiwe n'urukiko, yarabihamijwe bimeze bite, ariko si gusa hari n'abandi. Ubuyobozi rero bwa ADPR bugaragaza ko iki cyemezo gishingiye ku ngingo zitandukanye z'amategeko shingiro y'itorero yo ku itariki 13 Nzeri 2021, harimo ingingo ya 22 ndetse n'ingingo ya 33 ndetse n'amabwiriza agenga abanyamuhamagaro yo ku itariki 16 Ukwakira 2025. Ngo harashingirwa kandi ku myanzuro y'inama nkuru y'abashumba yateranye ku matariki 22 Ukwakira 2025 na 11 Gashyantare uyu mwaka 2026, yasuzumye imyitwarire y'abanyamuhamagaro bahamijwe n'inkiko ibyaha bikomeye. ADPR rishimangira ko gukuraho abayobozi b'itorero ari igikorwa kigamije kwimakaza ubutabera, ukuri no kubaha amategeko, ndetse no gukomeza urugendo rwo kubaka itorero rifite isura nziza ishingiye ku ndangagaciro z'ubunyangamugayo n'ubwubahane. Ibi rero bije bikurikira amabwiriza yagize gushyirwa hanze na ADPR n'ubundi ajyanye n'imyitwarire cyangwa se n'amategeko agomba kuranga abayobozi bo muri ADPR mu matorero atandukanye, uhereye ku mudugudu, abo mu makorali n'ama worship team cyangwa se abaramyi, amatsinda y'abaramyi, hanyuma n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi bwo mu itorero, uhereye ku itorero ryo hasi cyane ku mudugudu cyangwa ku rwego rw'umudugudu kugeza ku itorero rikuru, abayobozi n'inshingano zabo.
hanyuma rero muri ibyo ngibyo harimo ko nta muyobozi wemerewe gutorwa cyangwa se kuba muri korali yarahamijwe ibyaha bya jenoside nubwo yaba yararangije igihano cyangwa se igifungo cye cyangwa igihano cye yahawe, bityo ntabwo yemerewe kuba umuyobozi wa korali cyangwa se no mu zindi nzego z'itorero, kubera ko nyine icyo cyaha ngo ni icyaha kidasaza, kandi harimo n'ibindi byaha bikomeye nko gufata ku ngufu. Ibyo byose ni ibyaha bikomeye bidasaza, ndetse bityo umunyetorero akaba adakwiye kujya mu nshingano yabihamijwe n'inkiko. Reka tugaruke kuri Nsanzurwimo wagaragajwe cyane cyangwa se ari we ukuriye cyangwa ukomeye cyane muri aba bashyizwe ku rutonde. Tubabwira ko urutonde rurahari, ntabwo turi busome amazina umuntu ku wundi kubera yuko ADPR yashimye ko bamenyekana, ariko ntabwo twebwe nk'ikinyamakuru twabatangaza, uretse uyu n'ubundi wari umuvugizi, bivuze ko yari asanzwe azwi n'abantu benshi, bityo no kumenya nta gikuba biciye kuko yari umuyobozi w'itorero rya ADPR mu Rwanda, kandi n'ubu aho ari afite itorero yashinze. Bityo rero wenda we turamugarukaho cyane, ariko hari n'abandi bagiye batandukanye bagaragaye ku rutonde rw'abantu 35. Urumva ni urutonde runini cyane rw'abantu batakiyemerewe. Ntekereza ko hari abantu bibajije ngo kuki babishyize ku karubanda, ese so kubaharabika cyangwa se gutuma isura yabo, wenda hari n'abarangije ibihano, bakoze ibihano byabo barabirangiza, hari abemeye icyaha wenda babitse imbabazi aho bafungiye, ese kubashyira ku karubanda nanone ni byiza, ariko nanone nk'uko itorero rikora, umuvugabutumwa uri Nyamasheke yabwiriza cyangwa se aramutse aje akabwiriza nk'i Kigali, ntabwo byakoroha kumumenya, ariko iyo hasohotse urutonde nkuru, igihe cyose umuntu hari amakuru umuntu akeka ari nk'umuyobozi w'itorero, agatumira cyangwa se akaza nk'umuntu akavuga ati ndi umuvugabutumwa, ashobora kubanza akanagaho akajisho akareba niba atabarirwa muri urwo rutonde, kuko ntabwo ngo byemewe ko abwiriza cyangwa akora inshingano ya gishumba mu buryo ubwo ari bwo bwose, apfa kuba yarahamijwe ibyaha bikomeye nk'uko ADPR bitangaza. Rero niyo mpamvu bashyizwe ahagaragara kugira ngo abayobozi ababishinzwe bose n'abaturage aho bazamubona yigisha bazagaragaze ko atarakwiye kwigisha, kuko yakuweho ubwo bubasha n'itorero mu rwego kugira ngo itorero rigumane isura nziza, ntirikoreshe abahamijwe n'ibyaha bidasaza cyangwa se ibyaha bifatwa nk'ibikomeye. Niko rero itorero ryisobanura rivuga, niyo mpamvu rero bashaka kuba babishyize ku karubanda ku buryo buri wese babasha kubona urwo rutonde n'amazina y'abantu bagiye barimo. Ariko reka tugaruke kuri uyu wari umuvugizi, Pastor Nsanzurwimo, mu bijyanye n'icyasha cya jenoside. Urukiko rwa Gacaca rwa Gihundwe rwamukatiye igihano cy'igifungo cya burundu, aho yari mu rubanza rumwe n'uwari Depite Elize Bisengimana wafunzwe nawe yakatiwe imyaka 19, bakaba barakoreye jenoside muri GS Gihundwe, Groupe Scolaire Gihundwe, urwunge rw'amashuri. Mu bafatanije na Pastor Nsanzurwimo kandi harimo Remesha yapfuye avuye kuburana muri Gacaca, Ruhire mu Rwanashyaka arafunzwe, na Pasiteri Seromba we yaracitse ntabwo yaratorotse. Mu bandi rero bafatanyije harimo n'umuhungu wa Nsanzurwimo witwa Nsanzurwimo Jean Pierre wakatiwe imyaka 19 n'urukiko rwa Kamembe. Ubwo rero nawe urumva ko umuryango we uri cyasha muri ubwo buryo. Ugende rero kuri ku gitabo yanditse Nsanzurwimo, ni igitabo yanditse kivuga ku mateka ya ADPR, inkuru twakwemo ino nkuru. Aya makuru igihe yavugaga ko icyo gitabo cyari kigikoreshwa muri ADPR, ariko sinzi ni uyu munsi kigikoreshwa. Ntekereza ko cyahagaritswe nshingiye kuko kuba nawe yahagaritswe mu nshingano, bivuze ko n'igitabo yanditse kitagomba guhabwa agaciro no kwifashishwa mu buryo butandukanye. Hanyuma rero uyu mugabo yanditse igitabo ku mateka ya ADPR mu Rwanda. Iki gitabo rero gisenguye neza, usanga kijojoba nk'ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko iyi nkuru yabivuze, ngo no gusingiza ubutegetsi bwateguye bukanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Batanze urugero nko ku rupapuro rwa 225 hagaragaraho ikirangantego cya Leta ya Habyarimana, kandi
igitabo cyaranditswe u Rwanda rufite ikirangantego gishya kuko kimaze imyaka 10 gusa gisohotse. Iki ni ikimenyetso rero simusiga ngo cyatuma buri wese abona ko iki gitabo kidakwiye gukandagira mu Rwanda. Ku rupapuro rwa 235 hariho ifoto ya Habyarimana Juvenal n'abandi bayobozi ba ADPR abenshi barahunze kubera jenoside basize bakoze. Ku rupapuro rwa 208 hariho ibaruwa nimero 967 A4/1 Nsanzurwimo Joseph yandikiye Perezida Habyarimana Juvenal. Amateka ya ADPR Nsanzurwimo yanditse muri iki gitabo cye yashyizwemo ayo kuva mu 1960 kugeza mu 1993 ndetse yirengagiza n'uruhare rwa bamwe mu bapasiteri bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kandi icyo gihe cyose yari ahari ariko akabyirengagiza ntabyandikeho. Kugera kuri jenoside yakorewe Abatutsi rero ntiyandika uko ADPR yitwaye ari we wari uyiyoboye, na nyuma yayo ntagire icyo itangazaho ngo bigaragaza ingengabitekerezo ikomeye. Hanyuma rero uyu Nsanzurwimo akaba nawe yashyizwe mu rutonde rw'abatemerewe kubwiriza muri ADPR aho ariho hose cyangwa se mu itorero rya ADPR aho ariho hose. Bityo rero akaba yasohowe kuri tugiye kuri Twitter ya ADPR Rwanda cyangwa se ADPR itorero rya ADPR ushobora guhita ubona urwo rutonde rwose. Natwe dufitiye kopi yarwo ariko ntago twashimye kurutangaza ku mpamvu z'uko twebwe tudafite iyo mpamvu yo kurutangaza gutyo, ariko ADPR yo yarutangaje ku karubanda buri ifite impamvu n'ibisobanuro cyayo yatanga kuko nyine idashaka ko abo bantu bazongera kubwiriza hariho hose. Kandi nyine aho abantu babwiriza ntago ADPR ibi hari hose cyangwa ubuyobozi bukuru wabo hari ku buryo bwakumira. Ni impamvu rero wenda bashimye ko abantu bose bamenya kugira ngo bizorohe kutunga agatoki ntihagire ubikora bitari mu nshingano ze cyangwa atabyemerewe. Hanyuma nk'abanyetorero turabizi ko uyu muntu yamaze guhanirwa icyaha cye cyangwa se kwemera icyaha cye akagisaba imbabazi batakibarwa nyine nk'umunyacyaha, ariko nyine mu mategeko igihugu kigenderaho ni nacyo turimo cy'u Rwanda yewe n'ibindi bihugu hari ibyaha bavuga ko bidasaza. Kandi icyo gihe rero kwa ko n'ubundi igihugu cyo kiba kikubona n'ubwo waba uri mu itorero ariko ubu ukiri umunyagihugu, niyo mpamvu yo kubonye uhagaze imbere ubwiriza cyangwa wigisha bashobora guhita babona ko itorero ryahaye umuntu inshingano kandi afite ubusembwa runaka yahamijwe, bityo bikaba batamugirira icyizere. Ari nayo mpamvu yavuze ati bakwiye kuba abanyetorero, bakwiye kuba ari abakristo basanzwe bahabwa ibyo bagenerwa nk'abanyetorero nk'abandi bose, ariko bataba abayobozi cyangwa bahagarara imbere bayobora abandi. Bayoborwa nyine bisanzwe, bakwitabira amasengesho n'ibindi bikorwa by'itorero, ariko kuyobora kubwiriza ibyo ngibyo ntabwo babyemerewe. Hanyuma rero iyo niyo makuru twari tubafitiye muri aka kanya atugezeho atwereka ibiri kuvuga hirya no hino ariko by'umwihariko mu itorero rya ADPR mu Rwanda n'andi makuru atandukanye cyane tuyabazanira uko bwije uko bukeye. Ndi muri Bucye Noel, ni channel yacu mukunda cyane, mukande subscribe, like, share na comment, tugume tubagezaho amakuru bivuga hirya no hino mu ivugabutumwa mu Rwanda no ku isi. Reka basezereho mbabwira yuko tubafite n'andi makuru atandukanye y'abashyize n'indirimbo hanze ndetse n'abategura ibitaramo bitandukanye haba mu Rwanda no hanze yarwo, uko dushobora kugenda tubagezaho kugira ngo muyamenye muyabyaze umusaruro. Ikintu cya mbere ni amakuru. Reka rero mbasabire umugisha, Imana ibarinde kandi ibarebe neza, imurikishe mu maso hayo ibagirire neza.